Uyu munsi by'umwihariko turaganira ku bimenyetso bigera ku 10 byakwereka ko uri muri ovulation cyangwa se ugiye kwinjira muri ovulation. Ovulation rero ni igihe cy'uburumbuke ku mugore aho ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwita cyangwa se agasama. Kumenya rero iminsi yawe y'uburumbuke ni byiza kuko bituma ubasha kwirinda kuba watwara inda utateganyije cyangwa se udashaka. Nanone bituma ushobora gutwara inda cyangwa se gusama mu gihe wabishatse. Iyo minsi rero ya ovulation ni iminsi myiza cyane yo gukora imibonano mpuzabitsina niba wifuza gusama cyangwa se gutwara inda. Muri rusange rero burya abagore cyangwa se abakobwa iyo umubiri wabo ugenda neza cyangwa se nta kibazo bafite kijyanye n'imisemburo cyangwa se ibindi bibazo by'uburwayi, byibuze buri mugore cyangwa se umukobwa uri mu myaka y'uburumbuke agira igihe cya ovulation rimwe mu kwezi. Icyo gihe rero biba bigaragaza ko igi cyangwa se intangangore yakuze kandi ko icyo gihe muri iyo minsi ashobora gusama. Hari impinduka rero zigenda zigaragara ku mubiri we zishobora kumwereka ko ari mu minsi ya ovulation, ku buryo akoze imibonano mpuzabitsina ashobora guhita asama cyangwa se agatwara inda. Abyifuza cyangwa se atabyifuza muri iyo minsi akoze imibonano mpuzabitsina yahita asama. Ibyo bimenyetso rero kubimenya ni ingenzi kubera ko bizatuma ufata umwanzuro wo gusama mu gihe ubishaka cyangwa se wo kudasama mu gihe utabishaka. Mu gihe ukoze sex ukaba wakoresha agakingirizo cyangwa se ukibuka gukoresha ya miti ituma udasama mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina kandi utifuza gusama. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bimenyetso bigera ku 10 byakwereka ko uri mu minsi ya ovulation ku buryo ukoze sex ushobora guhita usama. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko uri muri ovulation ni impinduka zo mu rurenda ruva mu kunda ibyara cyangwa se ururenda ruva mu nkondo y'umura. Ni ururenda rugaragarira inyuma ku buryo ushobora kubibona urebye mu gitsina cyawe ururenda rurimo kuvamo. Muri rusange rero iyo uri mu minsi ya ovulation rwa rurenda rurahinduka cyane cyane, ibyo bikagenda ruhinduka ubona ko rutandukanye n'ururenda rwari rusanzwe. Cyane cyane burya mu minsi yegereza ovulation ubona ururenda rubuza ari rwinshi kandi rusa neza, yewe rusa naho ruri kweduka cyangwa se rusa naho ruri kweduka wagerageza kurufata nko ku ntoki ukarambura ukabona ko rurimo gukweduka. Ndetse n'ururenda hanini ruba rusa n'umweru w'igi cyangwa se kuriya igi kiriya gice cy'umweru cyaryo kiba gisa. Ururenda rero ruva mu gitsina cyangwa se ruva mu myanya y'ibanga y'umugore mu gihe ari muri ovulation. N'ururenda rutuma ahanini intanga z'umugabo zinjira neza zikabasha kugera aho zigomba kubangurira igi intangangore neza nta kibazo kinyuzemo kandi zihuta. Muri make ni umubiri ururenda rusohora cyangwa se rurekura kugira ngo uzoherereze intangangabo kuba zatambuka neza nta kindi kibazo zigize. Muri rusange rero ku mugore urwo rurenda uramutse urugenzuye neza wabona ko rwahindutse, cyane cyane ushobora gufata nka toilet paper cyangwa se urutoki rwawe ariko warwogeje neza ukarucengiza mu gitsina ukagenda rero ubona urwa rurenda ruhita ruzaho, hanyuma ukabona ko ruri kweduka kandi rujya gusa na wa mweru w'igi. N'ururenda ruza ari consistent kandi rufite ibara nyine ry'umweru nk'uko twabivuze, kandi n'ururenda rugaragaza ko uri mu minsi yawe y'uburumbuke kuko zibona mpuzabitsina icyo gihe wahita usama. Kandi n'ururenda nyine ruba rukweduka ku buryo rutari kurekurana, ubona nyine ari ururenda rugenda rurenduka. Mu yindi minsi rero ntabwo ururenda ruba rumeze gutyo. Wanahita ubisuzuma kano kanya uri kumva kino kiganiro, uzasanga ururenda rwawe niba utari mu minsi ya ovulation hari uburyo rumeze rutarimo gukweduka, kandi ahanini ushobora no gusanga rudasa n'umweru w'igi neza cyangwa se rudasa umweru neza. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko uri mu minsi yawe ya ovulation no kuzamuka cyangwa se kwiyongera k'ubushyuhe bw'umubiri ariko bitari uburwayi. Burya ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se body temperature ni ubushyuhe nyine bugaragaza neza imimerere yawe niba urwaye cyangwa se uri muzima. Ariko burya no mu gihe cya ovulation mu minsi yawe y'uburumbuke hari impinduka mu misemburo ishobora gutuma ubushyuhe bw'umubiri wawe bwiyongera cyangwa se body temperature. Muri rusange rero ibyo biterwa n'umusemburo witwa progesterone ushobora gutuma bwa bushyuhe bw'umubiri buzamukaho gake. Hanyuma rero burya ibi byo kugira ngo umenye ko uri mu minsi ya ovulation bisaba kugira ngo ube warabikurikiranye igihe kirekire. Nk'umugore rero
wenda ataboneza urubyaro, nta buryo akoresha bwo kuboneza urubyaro, ahubwo atarakinga ovulation period ye, ashobora gukoresha thermometre cyangwa se agapimo k'ubushyuhe, akagenda buri gitondo yipima. Cyane cyane wipima ukimara kubyuka, nibyo byiza, kwa kundi uba ukicaye ku buriri ukimara kubyuka, nibyo byiza cyane. Hanyuma rero ukagenda wandika ubushyuhe bw'umubiri ubonye muri kagapimo kakweretse mu buryo buhoraho. Mu gihe cya ovula uzasanga rero ubushyuhe bw'umubiri ubyukana busa naho buri bumwe, harimo difference ya 0.2 cyangwa se 0.1, 0.3 gusa. Nukuvuga wenda ukagira nka 36.5, 36.7 gutyo akaba ariho uhora gusa. Hanyuma rero mu gihe cya ovulation uzasanga ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se ubushyuhe bwawe bw'umubiri bwiyongereho cyane ku buryo ushobora no kugeza kuri 37 cyangwa se n'ibindi bipimo bitewe n'ibipimo ugenda ugaragaza cyangwa se ugira, ariko bikaba atari uburwayi ahubwo ari ovulation yabiteye kandi nta n'ikindi kibazo cy'uburwayi ufite. Muri rusange rero ugomba gutarakinga cyangwa se gupima ubushyuhe bw'umubiri kugira ngo ube wabishingiraho byibuze mu gihe kingana n'amezi 3, ugenda uri codinga temperature cyangwa se ubushyuhe bw'umubiri urimo kubyukana buri gitondo. Hanyuma rero mu gihe cya ovulation uzasanga buba bwiyongereye, umenye ibipimo ugenda ugira mu gihe uri muri ovulation. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko uri mu minsi yawe ya ovulation yo gutwita mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina ni ukuribwa, ndetse burya umugore uri mu gihe cya ovulation agira ububabare bworoheje ariko kagasa naho ari ububabare bujomba, cyane cyane agakunda kubabara mu nda yo hasi cyangwa se mu gice cy'inda cyo hasi. Nene ubwo bubabare bwo mu nda yo hasi ni ububabare bugirwa n'abagore bose cyangwa se benshi bagize mu bihe bya ovulation cyangwa se binjiye muri cya gihe cya ovulation. Nkuko twavuze, ni ububabare bugaragaza ko intangangore yarekuwe kandi kuri mu minsi yawe yo kuba ushobora gusa mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina. Ubwo bubabare buza bunyuzaho, ntabwo bumara igihe kinini, bushobora kumara iminota runaka cyangwa se amasaha runaka, ariko ntabwo butinda. Ndetse ahanini usanga ari ububabare busa naho buherereye muri overe cyangwa se mu mirerantanga yarekuye ryagi, kuko burya ya mirerantanga yose ntabwo irekurira amagi rimwe. Usanga nyine wenda hari intangangore yarekuwe mu ibumoso uku kwezi, mu kundi ugasanga ni overe y'iburyo yarekuye intangangore mu kundi kwezi. Hanyuma rero ubwo bubabare bugenda bufata bitewe na overe yarekuye ryagi cyangwa se yarekuye ya ntangangore. Ikimenyetso cya kane cyakwereka ko uri mu minsi yawe y'uburumbuke cyangwa se ovulation ni ukuba libido ziyongera cyangwa se ubushake bwo gutera akabariro bukiyongera. Cyane cyane ahanini ku mugore cyangwa se umukobwa uri mu minsi ye y'uburumbuke cyangwa se ovulation, ashobora yumva ahanini ubushake bwo gutera akabariro cyangwa se ubushagarira bwo gutera akabariro bwiyongereye. Ibi ni ibintu bikunda kugaragara ku buryo nawe ubyiyumvamo ukumva nyine ukeneye gukora sex, urabishaka cyane. Ndetse ahanini n'ibimenyetso nanone biza biherekejwe na rwa rurenda rwa rundi twavuze ruba rukweduka kandi rusa rufite ibara ry'umweru, rugaragara ku munsi cyangwa se mu gihe uri mu minsi ya ovulation. Hanyuma rero mu gihe uri muri ovulation burya ni nabwo umugore cyangwa se umukobwa bikenera, akaba ari naho hazaho ibyago byinshi byo kuba ashobora gutwara inda atabiteguye, kubera ko n'umubiri we wabimusabaga cyangwa se wamutegekaga, ku buryo nyine ashobora no guhura n'umugabo cyangwa se umusore kugira resistance cyangwa se kumuhakanira bikagorana bitewe no kuba nyine libido ziyongereye muri iyo minsi. Ikimenyetso cya gatanu cyakwereka ko uri mu minsi yawe ya ovulation cyangwa se iminsi yawe y'uburumbuke ni ukuba amabere yawe ushobora kubyimba cyangwa se akakurya, ukumva asa naho akurya cyangwa se aryohereye, kwa kundi nyine bavuga ko umuntu amabere ari kuryohera cyangwa se akuryamo gake mu bubabare budakabije. Hanini ibi biterwa n'imisemburo runaka iba yagendeye ihindagurika, ndetse ibyo bikunda kugaragara cyane mu gihe cya ovulation, aho nyine umugore cyangwa se umukobwa amabere ashobora gusa naho amurya cyangwa se akumva aryogyata ku buryo yumva nyine ari byiza kuyakoraho. Cyane cyane ibyo biterwa n'umusemburo wa estrogene uba wiyongereye mu gihe cya ovulation, ndetse ahanini usanga amabere yombi aba kurya cyangwa se ukumva asa naho yabyimbyeho, ariko nyine atari ukubyimba ahubwo asa naho nyine bimeze neza mu gihe wakora ukumva afite sensitivity cyangwa se hari uburyo birimo kumvikana. Cyane cyane igice gikunda kumvikana cyangwa se kugira sensitivity cyane ni nipo cyangwa se kara gace k'imbere ko kwibere gasa kirabura.
ndetse iki ni ikimenyetso ahanini kigaragaza ko uri muri ovirasiyo ndetse n'abagore benshi burya bagihuriraho. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko uri muri ovirasiyo ni uko uburyo wumva impumuro bihinduka, ukaba ushobora kumva impumuro cyane cyangwa se ukaba ya mpumuro yawe ikaba gakeya, cyane cyane burya ku mugore cyangwa se umukobwa uri muri ovirasiyo atangira kumva sente cyangwa se impumuro mu buryo budasanzwe, akumva nyine za mpumuro arimo kuzumva kandi atazumvaga, ndetse burya ni nako yumva n'umunuko ku buryo ashobora kugera ahantu yari asanzwe agera akumva noneho afite impumuro mbi mu buryo budasanzwe, cyangwa se akumva nyine impumuro runaka mu buryo budasanzwe bitewe nyine n'uko ari muri ovirasiyo. Ashobora kumva impumuro z'ibiryo iyo wari na kure, cyangwa se akaba ashobora kumva impumuro z'ibintu runaka mu buryo budasanzwe, mu buryo bitari bumusanzweho, ndetse hanini ibi bavuga ko biterwa n'ibyitwa feromone cyangwa se ibinyabutabire biboneka mu mubiri bivuburwa muri icyo gihe ari mu gihe cya ovirasiyo. Ikimenyetso cya karindwi cyakwereka ko uri muri ovirasiyo cyangwa se mu minsi yawe y'uburumbuke ni uko bishobora kuzana impinduka cyangwa se pozisiyo y'inkondo y'umura igahinduka, ariko ibi byo byasaba kugira ngo ubirebe ukoresheje wenda ibikoresho byabugenewe bireba imbere mu gitsina cyangwa se imbere mu myanya y'imyibarukiro y'umugore nyina. Cyane cyane burya iyo inkondo y'umura ngo yahindutse cyangwa se iyo uri mu gihe cya ovirasiyo, inkondo y'umura isa naho ibaye nk'ifungutseho gatoya, ikoroha kandi noneho ku buryo ngo byorohera intangangabo kwinjira. Ibi bikaba byarakozwe mu buryo twaremwe cyangwa se mu buryo Imana yaturemye, ku buryo byorohera intangangabo ku buryo zakwinjira bitagoranye. Mu buryo busanzwe ubundi inkondo y'umura iba ifunze ku buryo iba idanangiye, ariko muri kino gihe iroroha ku buryo usanga na pozisiyo yayo isa naho ireba imbere mu myanya y'ibanga. Ngo ni uburyo rero wabisuzuma, ushobora gufata urutoki rwawe cyangwa se intoki ebyiri zawe ukazicengeza imbere mu gitsina mu buryo witonze neza, ukumva rero cervix cyangwa se kumva inkondo y'umura ngo uyumva, uyigeraho rwose ukoresheje intoki zawe ugacengezamo imbere, uba wumva ko yoroshye ndetse na pozisiyo yayo isa naho yabaye nk'ireba imbere neza. Kino gihe rero inkondo y'umura ngo iroroha, ndetse ugasanga mu gihe uri muri ovirasiyo iba yoroshye, ndetse nyine ugasanga nyine no kuyigeraho bisa naho biri kugorana kubera ko iba yahinduye pozisiyo, igasa naho yahinduye icyerekezo, ariko mu yindi minsi nunayikoraho uzumva uba accessible uyikoraho, kandi muri icyo gihe nyine kandi ushobora kuyikoraho yose ukumva ko inakomeye. Ni byiza rero ngo kugira ngo uhore umenye ko kino kimenyetso ube wakigenderaho, ni byiza ko ubikora inshuro nyinshi, ariko ugakoresha nyine intoki wakarabye neza zidafite imyanda, cyangwa se wambaye ga cyangwa se uturinda ntoki nk'uko babivuga, kugira ngo utabasha kwitera ubundi burwayi wenda ushobora kuba ufite nka mikorobe ziri ku ntoki ukaba ushobora kuzijyana imbere mu gitsina. Ikimenyetso cya munane gishobora kugaragaza ko uri muri ovirasiyo nuko burya hari abagore cyangwa se abakobwa bashobora kuzana utuntu tumeze nko kuva ariko tworoheje tw'udusipotingi mu gihe bari muri ovirasiyo. Ntabwo ari ikimenyetso gikunda kugaragara ku bantu bose, ariko ni ikimenyetso gishobora kugaragara nyine ukaba ushobora kukibonaho bitewe n'umubiri wawe uburyo umera, ukabona rwose utuntu tw'uturaso twiyanduje cyangwa se twaje nko ku ikariso yawe wambariyemo imbere turaje ari dukeya. Utwo turaso rero duterwa no kuba follicule cyangwa se follicle yarekuye intangangore yasandaye cyangwa se yamenetse. Ibyo rero bigatuma twa turaso tuza, nanone bishobora guterwa n'impinduka mu misemburo bitewe n'uko umuntu ari mu gihe cya ovirasiyo hari imisemburo igenda ihindagurika. Tuba ari uturaso dufite ibara rya brown tujya gusa n'umutuku ariko usa naho nyine ujya gusa n'umukara. Nanone ni uturaso dushobora kuza ukaba ushobora kutubona nko ku ikariso uyu munsi n'iminsi ibiri ikaba ishobora gushyira, ariko ni uturaso tugaragaza ko uri muri ovirasiyo. Ikimenyetso cya cyenda gishobora kugaragaza ko uri mu minsi yawe ya ovirasiyo ni impinduka mu macandwe yawe. Mu gihe uri muri ovirasiyo burya hari umusemburo witwa estrogene nk'uko twabivuze wiyongera. Ibyo rero bigatuma amacandwe yawe hiyongeramo ibyitwa crystallization y'ayo macandwe, ku buryo amacandwe yawe aza asa naho yumye cyangwa se ari dry. Hanyuma rero kandi ugasanga amacandwe yawe bisa naho hari impinduka wumva nyine mu kanwa cyangwa se mu macandwe yawe buryo ameze hari impinduka zajemo. Ariko akenshi ibi byo biragoye kubimenya mu gihe udasanzwe ubizi, cyangwa se nko mu gihe wanyweye amazi menshi y'amacandwe ashobora kuza asa naho ya dryness yavuyemo. Ariko akenshi n'ikimenyetso ku bagore bamwe na bamwe gishobora kugaragaza ko bari mu gihe cya ovirasiyo.
ariko aya macandwe nyine yawe burya no mu gihe hari udukoresho twabigenewe cyangwa se udupimo twabigenewe dushobora gukoresha amacandwe tukamenya ko uri muri ovulation, nimudushaka tuzatubereka kuri iyi channel n'uburyo dukoreshwa. Ikimenyetso cya 10 cyakwereka kuri muri ovulation ni uburyo ushobora kumva ufite imbaraga cyangwa se ufite imbaraga cyangwa se mood yawe yahindaguritse. Burya umugore cyangwa se umukobwa uri muri ovulation kubera impinduka mu misemburo imwe yiyongera, hari uburyo ashobora kwiyumva mu buryo buhindaguritse cyangwa se mu buryo butandukanye n'uburyo yiyumvaga, cyangwa se akabona mood yiyumvamo itandukanye na realite iri hanze y'ibyo arimo. Cyane cyane ashobora kumva yafite umunezero, ari motive, akumva nyine akeneye gusabana. Ibyo bigakorwa n'umubiri ubwawo kugira ngo ubashe gukurura cya gitsina gore cya gitsina gabo kugira ngo babashe kuba nyine bakwiyumvanamo. Cyane cyane nyine ibyo birakorwa n'umubiri kandi umuntu bitari ku bushake. Cyane cyane buryo umugore cyangwa se umukobwa uri muri ovulation burya akurura n'abagabo ku buryo umugabo cyangwa se igitsina gabo gishobora kumubona kigatangira kubona yabaye mwiza, kandi mwari musanzwe muhura cyangwa se mukorana utabibonaga bwa bwiza bw'uwo munsi ukabubona ndetse ukumva unamwifuje. Ibyo rero bikorwa burya mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'imbaraga z'umubiri cyangwa se mu buryo kamere, ariko bavuga ko biterwa hanini n'amapheromone agenda avurwa ku buryo abasha gutanga sinye ariko umuntu atabasha gusobanukirwa neza, zigaragaza ko nyine uwo muntu ari mu gihe cya ovulation kandi ko mu gihe mubonanye cyangwa se muryamanye ushobora kumutera inda. Muri rusange rero kumenya ibimenyetso bya ovulation cyangwa se by'uko uri mu gihe cya ovulation ni ingenzi cyane, bituma ufasha kumenya niba ari igihe cyiza cyawe kuri wowe cyo gusama cyangwa se cyo kwirinda ko wasama. Nanone burya bigabanya ibyago byo kuba ushobora gutwara inda utateganyije, cyangwa se kugira ngo ube wazagira ibindi bibazo byo gukenera kuyikuramo cyangwa se ibindi bibazo byatera nk'umuryango wawe mu gihe utabyifuzaga gutwara inda cyangwa se mu gihe nyine watunguwe. Hari ibindi bintu rero burya ushobora gukora ukamenya neza ko uri mu gihe cya ovulation. Hari utwitwa ovulation predictor kits, tukaba ari udukoresho twabigenewe tubasha gupima umusemburo witwa luteinizing hormone cyangwa se LH, ukaba ari umusemburo wiyongera mu gihe gito, habura nk'iminsi 2 cyangwa se iminsi 3 ngo imihango yawe cyangwa se kugira ngo ugire mu gihe cya ovulation. Utu tumenyetso rero cyangwa se utu dukoresho dupima umubiri wawe tukamenya ko habura iminsi mike cyane nk'iminsi 2 ngo winjire muri ovulation. Nanone burya ushobora kureba menstrual cycle yawe ugapima neza niba ufite ukwezi kudahindagurika. Hari uburyo ushobora kubibara tuzabigisha kuri iyi channel, ukamenya igihe uzagira mu mihango, ukamenya igihe ushobora gusama ndetse ukamenya n'igihe cyiza cyo kuba ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ntusame. Nanone burya ushobora gukoresha ubundi buryo butandukanye nko kureba ururenda nk'uko twavuze, ukareba nanone ubwiyongere bw'ubushyuhe bw'umubiri ndetse ukareba na bimwe mu bimenyetso twakubwiye, bigatuma umufata umwanzuro kuri mu gihe cya ovulation. Ariko ibyiza cyane ni ukuba ushobora no kubara nyine ukamenya uti mperuka muri ovulation igihe iki n'iki, cyangwa se mperuka mu mihango igihe iki n'iki, ukabibara neza. Muri rusange rero ibi ni ibimenyetso twakubwiraga bishobora gutuma umenya neza niba uri mu gihe cya ovulation, kandi ibimenyetso bishobora gushingirwaho kuko bihurirwaho n'abagore benshi bari muri ovulation. Wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel tuvuga ku buzima, indwara ndetse n'ibindi.